Aha turi mu kagari ka Rugando mu karere ka Gasabo mu isantire izwi nka Roventi. Ukihagera ubona inzu nyinshi ziriho ibimenyetso byo gukuba byandikishijwe ibara ritukura. Ubwo ibimenyetso byatangiye gushyirwaho, abaturage ntibigeze bahabwa ubusobanuro ku mpamvu y'ibi bimenyetso. Ibi bikaba bihangayikishije cyane aba baturage nk'uko babyivugira. Nditseho ngo ibintu ngo toa barimo kutwirukankana. Sibyo baratwirukankana tugehe nta nubwo badusobanurira impamvu uretse baraje tubona bashyiraho ikimenyetso ngo toa ni badusobanurira. Ubu ntushobora kugira akantu wakora hano muri iyi karitsiye tutaramenya iki kimenyetso kiri ku muryango yacu icyo gisobanura. Icyambere ubu ngubu kuba ari iki kimenyetso ntushobora kwaka credit kandi dufite ibyangombwa by'umutungo, dufite ibyangombwa by'ubutaka, ibyo byose turabifite, ariko ntushobora kwaka credit, ntushobora gukena ngo ugurishe. Uje akareba iki kimenyetso yakumva ko aho hantu hateshejwe agaciro. Izo mpungenge turazifite rero. Nge nk'ubu ngubu ikibazo mfite cyane nk'ubarana naguje amafaranga barayanyemereye, aho babonye kino cyapa bahita bayakupa banze kuyama. Izo zikaba ari impungenge za mbere. Nk'ubu ushobora kuba mfitemo nk'abapangayi mu nzu, bamwe najya kubishyuza bakanyima amafaranga, bati n'ubundi turakwishyura kuno kwezi ejo barabatwirukanye. Ubuyobozi bwaraje bubwira abaturage bose ko bagomba gusiga amarangi, ubona ko nta nzu nimwe idasize irangi. Bakimara gusiga irangi uwo munsi bahita baza banashyiraho izito. Urumva ko bo basigishije amarangi bahita baza banashyiraho ibi byerekana ko ari nko kubirukana, nta kintu bigize batangaza bati impamvu tubikoze niyi. Ku ruhande rw'ubuyobozi, umunyabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kimihurura aragaragaza ko abaturage bazi impamvu y'ibi bikorwa ndetse akagaragaza ko biri mu nyungu zabo kandi ko bidasobanuye ko bagiye gusenyerwa cyangwa ngo bimurwe. Benshi twasobanuriye barabizi, hari abari bazi ko bivuze ngo towa, bivuze ngo leta iraza kubagurira, umujyi wa Kigali uraza kubaha andi mazu iki. Ibyo ntabwo ari byo, kubera ibiza bimaze iminsi bihohotera abaturage bacu ndetse bamwe bakanaha buri ubuzima. Ni muri urwo rwego ubuyobozi bwacu budukuriye ndetse bufite tekinisite mu bijyanye n'imyubakire n'imiturire. Ni muri urwo rwego habaye gutekereza kureba ahantu hose hari muri high risk zone abaturage bagiye bubaka mu buryo buri riska. Ni muri urwo rwego rero ubuyobozi bwacu bwagiye bw'identifia bugaragaza bushakisha ahantu hose hari ibibazo by'amanegeka bishobora guteza abaturage akaga ndetse harimo no kubura ubuzima nk'uko mwabibonye mu bihe bishize by'imvura. Iyi ikaba ari gahunda y'umujyi wa Kigali yo kwimura abaturage batuye mu manegeka kugira ngo hakumirwe ibiza bimaze iminsi bitana abaturage. Sugira Jules, Contact TV, i Kigali.